Kuri Ezobody uyu munsi tugiye kureba uko ifaranga ribyara irindi. Ibyo kwirinda: hari amakosa tugomba kwirinda nko kutagira gahunda, gukoresha mbere yo kuzigama, kugura ibintu bidafite akamaro kubera igitutu cy'abandi, kutagira intego y'igihe kirekire, kutiga uko amafaranga akora (financial education), gukoresha amafaranga utabanje gukora budget. Gukoresha amafaranga utabanje gukora budget ni igihe udafite gahunda yayo winjiza n'ayo usohora. Amafaranga agenda utazi aho yagiye, dore uko uzajya ubikora: andika amafaranga winjiza buri kwezi, shyiraho urutonde rw'ibyo uzayakoresha, banza ibikenewe kurusha ibishimisha. Ikosa rya kabiri uzirinda: irinde gukoresha amafaranga menshi ku bintu bitari ngombwa, nko kugura ibintu bidakenewe, gusohoka kenshi cyangwa gukoresha make kenshi ku bintu biri risky. Jya ubanza wibaze niba ubikeneye koko. Teganya amafaranga y'imyidagaduro atarenze urugero. Ikosa rya gatatu ni ukutagira umuco wo kuzigama. Ayo winjiza yose nibura zigama 10 kugera kuri 20% byayo winjiza, kandi zigama mbere yo gukoresha, si nyuma. Ushobora kuvuga ngo ninjiza make ntabasha kuzigama, ariko nta mafaranga make abaho, ahubwo habaho kwigomwa. Urugero: ushobora kuba winjiza 3,000 gusa ku munsi, wazigama hagati y'amafaranga 300 na 600, niyo yaba angana n'10 kugera kuri 20%. ageraho akagwira. Mu minsi 1,000 gusa waba ufite nibura hagati y'300 n'600. Ayo yatangira business iciriritse, kuko iyo business waba uyikoze itariho umwenda, yagenda nayo yunguka make, nayo ukibuka kujya uzigamaho inyungu. Dore ibindi uzirinda: uzirinde imyenda y'inyungu nyinshi, nk'iyo mu matsinda cyangwa ku bacuruzi ishobora kukunyunyuza. Ikindi uzirinda: gufata ideni ritari iry'ishoramari, kandi amadeni washyize muri bizinesi, ubwo ni igihe wongereye igishoro. Tegura uko wishyura amadeni buhoro buhoro, wirinda ubukererwe batazagusha mu bihombo, kandi iryo deni uzarifate umaze igihe ukora, warabonye ko ukeneye koko kongera ibyo ukora bitewe n'uko ubona isoko ry'ibyo ukora rikenewe. Shaka irindi soko ry'amafaranga. Kwishingikiriza ku kazi kamwe gusa bishobora gutuma ubura amafaranga igihe hagize ikibazo. Shaka indi bizinesi wafatanya n'iyo gukora. Urugero: ongera ubumenyi bushobora kukwinjiriza andi mafaranga. Tekereza ku ishoramari rito. Dore inama y'icyo wakora: niba ukora bizinesi iciriritse, hari ubumenyi butuma inyungu ziyongera utongeye kapitali cyane. Dore ubumenyi nka 5 nibura bw'ingenzi bwakongerera andi mafaranga. Ubumenyi bwo kugenzura amafaranga (financial management). Abacuruzi benshi ntibatandukanya amafaranga ya bizinesi n'ayo mu rugo, ntibamenya inyungu nyayo bafite. Sobanukirwa neza, menya kubara inyungu neza, gena ibiciro bifite inyungu, kwandika ibyinjira n'ibisohoka buri munsi. Ibi byonyine bishobora kongera inyungu yawe ku rugero ruri hagati y'10 na 20%. Gira ubumenyi bwo kugurisha (sales skills). Ubundi birabujijwe ko umuntu
yinjira iwawe ngo asohokeraho. Iga kumufatisha kugeza aguze. Ubikora umubwira neza nk'umukiriya nyine. Gerageza umuhindure, umwereke ibyo ucuruza. Ongera agaciro ku gicuruzwa. Urugero, aho kugurisha ikintu kimwe ukamushishikariza kugura bibiri cyangwa ikindi kijyanye nacyo. Kora icyo bita digital marketing. Digital marketing ukuntu ikorwa, ni igihe ushobora kwamamariza kuri WhatsApp ku masosho media. Iga gukoresha WhatsApp status neza, gufata amafoto neza y'ibicuruzwa, gukoresha Facebook. Nta kapitali nini bisaba, ariko bizana abakiriya benshi. Ikindi, iga gucunga stock yawe neza. Umenye ibibura ubirangurire ku gihe. Abenshi bahomba kubera kugura stock idakenewe. Numenya kumenya stock yawe uko imeze, uzamenya ibigenda cyane, uba ari nabyo uzana cyane. Kubura ibintu bikunzwe. Iga gusesengura ibicuruzwa byawe cyane ku giciro gito. Kwihutisha stock tano. Ikindi, iga kumenya kunegosiya abakiriya. Ubumenyi bwo kuganira ku biciro. Niba uzi kugura ku giciro gito, kuvugana neza n'abatanga ibicuruzwa, inyungu yawe ihita yiyongera iyo wamaze kumenya neza uburyo urangura ahari ibintu bya make kandi bikenewe ku isoko. Ibyo byonyine niko ifaranga riza ribyara irindi. Dukomeze.